Wakoze. Wakicaye. Najyaga mweka. Nkagenda mwese. Twagira mu nzira naniwe biruhutsa nkamugira hasi. Ati mpati humura hari igihe uzaruhuka. Ibyo nabyo bikantera agahinda. Ariko Imana ishimwe kuko yakuze akaba gutya akaba ari umwana uzi ubwenge. Umwana abana benshi basubira bashima babakoreye ibintu nk'ibyo ntibashime. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Isabukuru nziza. Isabukuru nziza. Isabukuru nziza. Isabukuru nziza. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Charlene. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now, Charlene? How old are you now? Reka dukomere Imana amashyi. ubundi marembera bya bintu by'ukuvuga ngo ngewe noneho ngo Imana n'ubikujyanye ngo sinazongera kuyivugisha. Se rigobwa ko nzajya niyime ibyiza, niyime guseka, niyime kwishima, nta mpamvu. Ariko nubwo urwo rukundo rwa papa ntigeze ndubona, kandi ari we muntu nakunda kurusha abandi ku isi. Mpamvu nari mvuze ngo kurwarira akadege umuntu. From day one nakunze papa wanjye, ndamukunda kataraboneka, narabizi ko ari umuntu nkunda, ariko sinagize amahirwe yo gukundwa nawe ngo nkunde nk'uko mbyifuza. Kugeza ubwo nafashe umuvuga ati ntanzigera mfata bidi yanjye akunda kumbyinirira ngo Charlene ngo umukobwa kanjye tugambo twose umwana w'umukobwa yakunda kumva kuri papa we, papa wambabarira agahaguruka. Imana tuzandindire sogokuru wanjye kugeza igihe nzaba ndi Charlene ubasha kwigurira ikintu, ubasha kwimenyera buri kimwe cyose. ubundi marembera bya bintu by'ukuvuga ngo ngewe noneho ngo Imana n'ubikujyanye ngo sinazongera kuyivugisha. Ntabwo utazayivugisha kuko nanjye ndarembye. Ntakiri rwose mwana wanjye. Basi Imana yo mu ijuru ibyumve ko nishimye. Ntabwo ndimo rwose.
amen amen yego reka dukomere Imana bashyire ku bwabo Imana gatatu haleluya amen ngaho nimwongere rimwe kabiri gatatu haleluya amen ngaho dukomere Imana bashyire ku bwabo Imana natwe ngabo z'ijuru zibe hafi yacu abamarayika batugote mwami Imana yacu kugira neza ushyigikire muri byose ijambo rivuga rishyigikire ikibara hano cyose ndakikuragije habe we ntabari kuzana ryawe ntabwo ikibara n'iteka ryose Kristo amen koze cyane munyemerere turirimbana agace gato k'indirimbo gato cyane kavuga ngo mwami Imana yacu waraturinze uturinda umujinya wa Satani turindira muri iyi si ishimwe ni ryawe haleluya amen twese twemera Imana idini rya ryose aho barizwamo gisengera mu rya Pentecote hari n'abasengera mu yandi ndizera ko iyo ndirimbo tuyizi sibyo urayizi mwami Imana yacu waraturinze uturindira umujinya wa Satani uturindira muri iyi si ishaje uraturinda ntiwapfa dusubiremo mwami Imana yacu waraturinze uturinda umujinya wa Satani uturindira muri iyi si ishaje uraturinda ntitwapfa ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu haleluya ishimwe ni ry'Imana kandi n'ukuri ihabwa icyubahiro ko yaturinze twese tukaba turi bazima ikatwagura ikaduha imyaka myinshi yo kurama turayishimiye n'ukuri amen mureke rero twibwirane nagira ngo mbere yuko dukomeza kwibwirana mbanze ngewe nongere mbibwire nabwiye ko nitwa Nzabayankwe Nikodemu ntuye i Kigali usanzwe ndi umunyamakuru by'umuhamagaro ariko ngira kandi kazi nkora gasanzwe nkora rero itangazamakuru ry'iyogezabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni inshuti rero y'umuryango nishimiye kuba ndi hano nagiraga rero mbere yuko tuza guha n'abandi bakatwibwira ngira abantu nibura bakeya mvuga mu mazina ubundi badusuhuze tubakire sibyo yemwe munyemerere mbanze nakire Charlene akaba ari nawe mu cyongereza bavuga ngo ni woman of the day cyangwa woman of the match nukuvuga niwe waduteranyirije hano Charlene ihangane uhaguruke dusuhuze mu izina rya Yesu amen amen ndabasuje mwese bari hano n'abari hirya nawe mwese mwicaye ahangaha kandi merci cyane kuba mwakiriye ubutumire bwanjye n'abandi bataraza bari mu nzira mwese ndabakiriye njye rero nitwiragiye Charlene ndi imfura y'uru rugo so muri hano kuko ari njye wabateranyije kandi nshimira Imana ko yemeye ko bitegura bikaba byanakunze arakoze cyane katumukomera amashyi amahoro y'Imana nabi murimo amen amahoro y'Imana nabi murimo amen amahoro y'Imana nabi murimo amen reka dukomere Imana amashyi kubwe nawe Imana imuhe umugisha reka twakire ngaho ni mudusuhuze ubundi tubakire amen 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 yego reka dukomere Imana amashyi ku bwabo
turije babona nta kintu ndi kuvuga ariko ibintu byose ndabizirikana bashimiye rero kubwo mwankuze nyirakana gato n'igihe ari muto muri bo ariko barankundwakazi nari inkundwakazi bari barangiza umutoni wabo until now iyo ufite ikibazo bose umuryango wose uhita ukoranaho igishene uriya cyiza kera nkiri muto hari abantu babwiye mama ngo azanshyire mu kagare ajya ku ncumbi ajya ngendesha bamuha amafaranga ko nta kindi kintu nzamumarira ariko mama ntabwo yabikoze kandi abantu iyo duhuye nabo uyu munsi bagira isoni bakareba hasi kuko abakobwa bose babo babateye inda babyariye mu rugo abana babo barirutse abandi babaye abasaza bati simbishima hejuru ariko reka mbabwire ikintu kimwe ntuzajajinga umuntu ucire umuntu urubanza utaripima mu nkweto agenderamo ngo umenye nimba imurya cyangwa itamurya utazi nimba iyo nkweto yaratobotsemo imbere itagenda ijyamo amazi jisite kuba umuntu yambaye inkweto ntabwo bivuze yuko ari inkweto mushobora kwambara inkweto igenda imurya atari furegisi muri yo mushobora kwambara inkweto ariko yagera mu mazi agahita yinjiramo hari abantu bamwe babizi sibyo cyiza umuntu yarambwiye ngo Charlene wowe ntuzigera ubona umuntu ugukunda uzapfa utyo uzaba uri umuntu umeze utyo ariko natangiye kumva ko ndi umuntu ukomeye kandi wanakundwa bagakundwa na cyane ahubwo cyane ariko mubyumve tuyitsindagiye cyiza yarazaga akambwira ngo Charlene sheri wanjye turi umukobwa mwiza akambwira utuntu tw'udutoma amenye ko utuntu duto umuntu agukorera turakuzamura cyangwa tukakuzamurira amarangamutima ukagenda uba undi muntu ntibajye kwiyicarira so numva rero ngiye gusoza ndabashimira cyane abamama bambaye hafi Charlene nenda gupfa winguye umukecuru w'icyangugu n'inguye Jackie n'uriya mutantine uri hariya w'inzobe w'umuzungu n'uriya mumama wundi uhagaze hariya bose bumve ko mbashimira cyane ndabashimira cyane ni ukuri and n'aba classmate banjye aho bicaye hose baricaye hariya hose aha batinya kamera it's okay so ndabashimira cyane ndaje ntabwo nabyibagiwe aba classmate banjye namwe ndabashimisha mwaturutse ahantu kure pe Kigali ni kure mwagiye muturuka kure ariko mu byumve ko mwese mbashimiye kandi nzabizirikana ntabwo njya nibagirwa ya nzabashimira and uno mukecuru namusaba agahaguruka icyo gihe nararwaye mera nabi ndasibira ubu nari kuba ndi kurangiza segonderi nigaga muri sedo Kigali baransibiza kubera ntabashaga kwiga neza nabaye nk'urwaye depression ko nakundaga kwiga numva ngiye kwimuka abandi banyeshuri barimuka nibaza ukuntu ngiye like abana bo mu wa kabiri odezemo narize bamwe baragiye naje mbasangamo n'abandi baraje bansanzemo ndababara narize amajoro ndira amanywa mererwa nabi nagiye ahantu hose nagerageje kujya ahantu hose ngo bamfashe ariko nyine biranga ndasibira icyo gihe ndibuka ko yari sitasiyo ndimo n'uburwayi naravuze ati ngiye kwiyahura birangire kuko numvaga nta kintu nyimaze numvaga ubuzima bwanze mbona ibintu byose nari nizeye biri kuncika trust me nagiye no mu bayobozi bakomeye kuko famille yari ifite link mu bantu bakomeye ko nta kintu byigeze bitanga reka mbabwiye cyane cyane nk'abantu twigana n'abandi babakiri abasore hano sibyo ushaka kugerageza mu buzima bwawe bikanga ugakubita imitwaro ufite n'abantu babigufashamo ariko burya isaha y'Imana itaragera ntabwo bikunda aba bantu bari bahari kuva ku munsi wa mbere ku munsi wa kabiri icyo genda bizi nariyahuye birarangira ariko ngaruka mu buzima kambabwiye nugira n'ibibazo bingana iki ugashaka kwiyambura ubuzima Imana itavuze ngo nisubije umwuka wanjye nta kintu na kimwe cyaba nariyahuye ndiroga ariko still mba ndi muzima n'uyu munsi ndi muzima ndakomeye niyo mpamvu kuba rero mumbona ahangaha nizindwanye nabisindwanye 4 years nabisindwanye kandi kuko zikomeye umuntu uzakakurara imbere akabyuka akaba ari imbere yawe utari bumuha amafaranga nta kintu uri bumuhe ari umutima gusukunze ni ibintu byiza kandi aba ari umugisha mwumve yuko mbashimiye mwatangiye muri indwanye nshaka gushyira mu gitabo ariko ntago ari aha bizarangira bizarangira mubaye n'indwanye bashakire na ya myenda y'indwanye kuko muyambare ubundi tuhatwike umenye yuko rero mbashimiye mwakicarira kamvuze ijambo rya nyuma
nsoze kuko gukoresha umwanya munini yo so byari ibyo ngibyo gusa kuba nanyuze mu mateka yanjye gake ntabwo mbivuze ngo ngirire impuhwe ka Charlene discarabaje no nabivuze kuko burya nubwo ubona umuntu abaseka umuntu ntabwo ari housing y'inyuma no umuntu ni inside umuntu niwe ubuze ibyo ahanganye nabyo umuntu niwe uzi nimba yishimye cyangwa atishimye sibyo nabivuze rero kugira ngo uwari ubabaye yishime umenye nta Imana itakura umuntu ushaka kuba nyine uri uyu munsi okay mama afite imodoka afite byose ariko ejo uzajya mu buzima bwawe busanzwe bizagucanga ujye uba umutipe mukuru ujye muri ghetto bigucange ariko iteka uzajya uhora umenya ko ni wowe igisubizo cyawe cya mbere ukeneye kandi Imana ihari ku bwawe ibintu byose birakunda so ndi hano rero ndi Charlene ukomeye ndi Charlene wiyubatse ibyo ngo sinzongera guserebura bidi ngo papa aranyanga ngo yaragize mfite grandfather mfite nyogokuru mfite mama mfite inshuti mfite nyogokuru mfite abantu bose why kubera iki nakomeza kubabara naravuze ati rero kuri bidi yanjye guhera n'izindi bidi zose zizaza ngomba kureka ibintu bikagenda just let it go ibintu bitari ibyawe urabireka bikagenda rero namwe mwese mwaje hano ibitari ibyanyu mubireke bigende umuntu ukunda akakwanga mureka agende ibyo ugerageza buri munsi bikanga bireke bigende kitari cyawe kiragenda kandi Imana yavuze ngo ni icyawe nta namwe gishobora kugera yitwa Rockstar wanjye ni Rockstar wanjye he's like my dad ntabwo nahita mubwira kanya ariko nari ndamushimiye cyane ikambabwira naho icyo kintu ngisaba cyane umwana w'umukobwa burya ushakashatsi buvuga ko umwana w'umukobwa akenera urukundo rwinshi cyane kurusha urukundo rwa nyina biba ari ikintu kandi cy'ingenzi naraga mbwira Imana ati rero Mana ndashaka uzame papa tujye tuganira mubwire ngo umukobwa wanjye mezite tuba nyine nk'uko umwana w'umukobwa wese aganira na se umuntu yahoze ahari ku bwanjye ahora hari ibi byose mubona yabimfashijemo n'ibindi byose namubwiye ariko aha naramenye yuko nzamubera umukobwa mwiza nzamwubahisha aho ndi hose aho abireba n'aho atabireba kandi amenye yuko shima Imana yuko yamumpaye mu buzima bwanjye uyu munsi nkaba nibohoye ku kintu cyose kandi icyo cyifuzo nkaba nagifite ntakigifite muri diary yanjye kuko namaze kugikansoringaho so yumve rero ko mushimiye imbaraga aba yatakaje ntabwo ari iz'ubusa nzandika ahantu kandi ndazibika kandi musabe ko aho aba yakuye Imana ijye imusubiriza ahandi uko aba hari ku bwanjye ngo anyumve uko mbikeneye nawe Imana ijye ibihari ku bwiwe kugira ngo imwumve uko agerageza akansiburira amayira bamwe abamfunze nawe musabe yuko Imana izajya imusiburira amayira yiwe afunze aka kanya byumve kandi ibyishimo numva afite mu mutima wanjye ndamusabira yuko we yabyumva akabibona bikamusanga agahoberana nabyo inshuro ibihumbi ndetse n'ibihumbagiza so Rockstar wanjye arizi we ndamushoje cyane kandi merci I love you reka dukomere amashyi uwo muntu wise Rockstar niba ari umusheri we simbizi reka numvise ari kuvuga ibintu bifite ubwenge so Rockstar rero natwe turagushimiye umunsi umwe tuzamenya amazina yawe yombi umutima ari ikintu gikimwe twari kugaduki rwose naje nabyifuza uko bivuze ngiye no kubanza kubiringana nyamara bati umwana arakomeje nuko noneho ndavuga ingazi nanjye ndarwaye inga zinjye ku yuzi icyo kinyoma cy'uwo mwana ndebe uko bimeze Imana yabifashishijemo n'ubu ndaye mu buryo tutari twasezeranye nawe uretse ko namubaye none namwe mwakoze kuko mwasubiza amen Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mbere na mbere ndabanza gushima Imana. Imana yatumye tugeze iki gihe cyose tugira umwuka w'ubuzima Imana ishimwe. Amen. Uyu mwana ndashima Imana kubw'uyu mwana yamuheye ubwenge mvajuru ntabwo ari ubwenge ufite ubwenge
wanjye Imana yamwihebye nkabamushimira urukundo rwe afite nkabamushimira kuzirikana kwe akavuga ati nzirikanye abantu bakoreye gutya na gutya ngomba kubashima harimo abatabizi harimo abatabikora kandi warabakoreye ibyiza birenze ibyo none kandi namwe ndabashimye kuba mwaje kudushyigikira muri ibi birori bye Imana ibahe umugisha amagambo yanjye nayo barakoze cyane amashyi menshi turacyari kugenda twumva abantu ariko buri muntu noneho afite umunota umwe kubera ko iminota yatubanye mikeya mureke twumve ijambo ry'umuvandimwe wa Charlene niba hari uhari uvukana na Charlene Fifi cyangwa Fifi isoni Fifi urahari Fifi nanyegere hano Fifi turaba duhagararanye nta soni uri bugire humura wino hari ikintu ushaka kubwira se Charlene Fifi cyahari wahera go ahead yego thanks for my jambo just icyo kubwira Shene nuko mukunda mukuru wanjye n'ibyo mwana nuko yanandika yambwira ko yanditse ndashaka kumushimira yarakoze ibyo yankoreye byose merci beaucoup. reka nawe tumuha amashyi Fifi rwose Fifi urakoze cyane reka twakire noneho umuvandimwe wa mama Charlene umwe wumva afite icyo yavuga ku bwa Charlene umwe mu bavandimwe ba mama Charlene mama Shania niko muvuze nawe yakwegera hino tukamuha ijambo nta kibazo niwe dutegereje ariko mama Shania nuwo turi guhuza amaso cyangwa banza ariwe karibu ikihe kimwe naricaye mbwira Imana ati Imana uzambabarire mu bintu byose unkorera sogokuru wanjye uzamutize imyaka yo kubaho ndibwira Imana tuzandindire sogokuru wanjye kugeza igihe nzaba ndi Charlene ubasha kwigurira ikintu ubasha kwimenyera buri kimwe cyose kugira sogokuru umwereke urukundo yankunze umubyeyi gukunda umwana ni inshingano ze ariko hari igihe biba birenze buretse kumwicaza niyo mpamvu papa abantu iki kirori aba bantu bose ubona bateraniye hano kubera wowe kuko ngushimira ubu watumye mbawe gushimira yuko wankunze reka mbabwire ari umuntu uzakubonamo imbaraga zidahari umuntu uzakubonamo icyiza wowe ubona nta cyiza kikurimo umuntu uzakubonamo ubwiza budahari umuntu uzakubonamo imbaraga nta mbaraga kuko zikurimo umuntu uzahora ukubonamo icyiza akahaba ku bwawe ushobotse udashobotse umeze nk'umuzimu uri ikintu utamenya uwo muntu uzamuha agaciro mu buzima bwawe yaba umukobwa uri hano umugabo uri hano buri muntu wese icyiciro cyose umuntu uzamuha agaciro papa ntabwo buri kimwe cyose bankoreye nugira ngo wabikoraga gutya gusa ngo nari akana gato narabizirikanye ku ndiba y'umutima wanjye rero birafashe umwanzuro wo guhagurutsa abantu bose ngo nzagushimire saha bigarukira ko nzagushimira n'imbere y'isi yose ngushimira umuntu wangize we papa nibyo ndagushimye mwana wanjye nawe nimba ushimye ariko ntuzibeshye ko ubu ndi marembera bya bindi by'uvuga ngo yewe noneho ngo Imana n'ubikujyanye ngo sinazongera kuyivugisha nta gihe utazayivugisha kuko nanjye ndarembye nta kibi rwose mwana wanjye basi Imana yo mu ijuru byumve ko nyishimiye nta ndimo rwose icyo ngusabira Imana izaguha ubugingo
kandi Imana imbabere yagutiza umwuka kugira ngo nzakwereke n'ikindi kirori kitari iki, ikirori kizaba gikomeye, nzakwambika n'ikamba ndetse nkagenda ko narebye byinshi. Oya Mbabura nzagenda narebye ibirori byinshi. Icaza umusaza hagarara. kanshimire na nyogokuru wanjye ari ikintu nibuka. Navukanye ubumuga mvuka akaguru kanjye kamwe gafite ikibazo, ariko nkurira kwa nyogokuru yarankunze, sinzi inkoni ze, sinzi ibitutsi byiwe, no yarankunze amfata neza, nkajya mbyuka yanshyuhije Charlene, akanyuza mu gitondo nkajya ku ishuri. Mama wahaguruka gato mbabwire amateka yabaye 94 mu Rwanda, bahora bayibuka ariko ntabwo bayibuka kubera yuko ari inzika bafitiye abantu biciye abandi, no bayibuka kugira ngo ibyabaye bitazongera kuba muri iki gihugu. Nawe like ntuzigere wibagirwa nawe yaba ari akantu gato umuntu yagukoreye, kuko ubuzima turimo buragoye. Kuko rero umuntu ikintu cyiza gikomeye, nawe wenda afite ibikomere ariko ukirengagiza ibikomere byawe, umuntu ukamwomora ukamufasha, umuntu ukugirira neza, umuntu kwandikira morning, umuntu kwandikira hi, umuntu kwandikira good evening, akakubwira ngo hariye, umuntu akakubwira ngo umeze neza, ngo bon appetit biki. Utwo twose ujye duha agaciro kuko hari abantu batubuze, ako uzajya ubiha agaciro. Nyogokuru wanjye ikintu mushimira, ibaze yaramfataga akagenda urugendo rurerure pe n'amaguru ampetse ajyanye Gatagara kugira ngo njye kubona insimburangingo. Ntiyigeze abyinubira, nta mafaranga nari bumuheho, nari shapeless, nari hopeless, nari nothing, ku buryo wari kundeba urandeba uyu munsi akagasura nagahoranye, wari kundeba ukavuga ati uyu mwana nta kintu azimarira. Ariko umuntu nzi uwo munsi n'unzi uyu munsi biratandukanye cyane, uko nari ndejo ntabwo ari uyu munsi ndi. Ariko mama ntabwo nigeze nzibagirwa, ndabizi yarampekaga ndi gato nkabwira ati mama nubwo uri kumpeka unjyana n'amaguru, sinzigera mbyibagirwa. Niyo mpamvu rero mama nanjye nshaka kubwira uyu munsi, wampekaga tugenda Gatagara ukanjyana ku zuba unaniwe, nta kintu nari buguye, ntiwari uzi ko nzanakura nkaba wenda umwana umeze icyo wavuga ijambo imbere y'imbaga y'abantu bangana gutya. Ariko ikintu musezeranyije nuko mu minsi yose uzaba ukiriho nanjye nzaguheka, ntabwo uzarira amari uko mbishoboye, nubwo nyiri umwana mutoya narangiza kwiga, but uko mbishoboye nzabigukorera, nzabubahisha mwese nk'uko muri ababyeyi banjye. Umenye ko imbaraga wantakajeho ukajya unkunda ukanyereka ko ndi umwana muzima, ntabwo byose nabyibagiwe. Wakoze Wakicaje najyaga mweka nkagenda mwese, twagera mu nzira naniwe biruhutsa nkamugira hasi ati mpati humura hari igihe uzaruhuka. Ibyo nabyo bikantera agahinda, ariko Imana ishimwe kuko yakuze akaba gutya, akaba ari umwana uzi ubwenge, umwana abana benshi basubira bashima babakoreye ibintu nk'ibyo ni bake, ntabwo bose ariko babikora. Urakoze. kandi ndashaka gucunguza uburyo umwete kamagurutse ikibasumba cyanjye. Ikibasumba cyanjye ni mama wanjye. Mama wanjye rero ni umugore, kandi uvuge gutyo, ni umugore ugibwaho impaka n'abantu benshi mu masocial media, ahantu hose bamujyaho impaka, bamuvugaho ibyiza bakamuvugaho ibibi, but whatever you can say, she's my mom and ndamukunda kandi ndanamwubaha. Mama wanjye ni umugore w'intwari, kamubashimire, ni umugore uzi kurwana, ni umugore uzi gufata inshingano nawe zaba atarize ariko akazigirize. Uyu Charlene mureba mwese, murebe mwese, ntabwo mfite isoni zo kundeba. Charlene mureba uyu munsi, Charlene muzi ukunzi kose, ndi art cyangwa se ndi igihangano cya mama wanjye, ndi igihangano cya mama Charlene. Imbaraga mumbonamo cyane ko mpagarara hano nkavugira imbere yanyu, byose ni imbaraga nakuye muri mama. Yabaga hari narapfaga, sinzi niba mwabonye ino nuze yanjye, ino kato yanjye, keke yanjye nashizeho ifoto imwe, icyo gihe nari meze nk'uwapfuye, ibizamini bigiye kuba, ariko mama ntabwo yigeze ansiga, yanyeretse ko Charlene today ntabwo wagiye ku ishuri, ko tomorrow uzajyayo, uyu munsi urababaye ko ejo uzaba wishimye.
mama mushimiye umudamu yiwe bavuga ngo uri igiki bavuga ngo uri igiki ibyo ntukabyiteho icyo nzi ni uko ngewe umukobwa wawe tubana imyaka yose nzi yuko uri umubyeyi mwiza kandi nzahora mbigushimira ndetse n'abavandimwe banjye nubwo bataza ngo babivugire hano ni bato ntibagire isoni ariko uri umubyeyi mwiza kandi nzahora mbigushira indi gushima yuko wamfashije muri ibi birori bikaba byatashye bigeze ahangaha ndagushimiye cyane hajya kwicaye so ndashimira abavandimwe ba mama wanjye harimo like uri hariya mama Shania na Nuriya ari hehe na Betty rero uriya yarize n'undi cyiza we sinzi ahantu ari bose ndabashimiye cyane barankunze Betty yaranyezaga akankubamaga n'ibiti iyo nari mbirwaye twiruka dukatana mu rutoki twiruka mu rutoki ari nzi kwiruka ariko nari mfite akaguru kamwe ariko narirukaga wajya kumfata nk'abanuriye nageze mu giti cyabo hejuru utapfa kumbona reka mbabwire ndi gukoresha iminota mike mwihangane nta kintu muri bubi like mama Shania na Betty nabasaba mukamba baramukaza na cyiza nkabashimira ariko mbashimiye bose reka mbabwire kugira umuryango mwiza ni amahirwe kandi ni umugisha wabaganya Amina mpagaze hano nezerewe muri hangana ngera mu rugo nasanze Charlene ari intumwa muri hangana shibututse amafoto arahari nabanje guhura na nyina mu ishyamba bita Murya nyuma tumusanga Nyamirambo umwana ararwaye mama Charlene ntawe yiyambaza bari kumwe n'uyu mumama nanezerewe uyu mumama mubonye twamwise ngo ni Muyuda Charlene birakomera ariko duhamagara Imana haleluya amen Imana ifite imbaraga Imana nyina yizeye Imana sekuru yizeye Imana ya nyirakuru Imana ya basogokuruza Abrahamu mwabana mwe mukiri batoya nimukundi ibyaha mukunda Imana haleluya Imana izora bapfuye bakongera bakaba bazima ndayishimiye cyane ngewe nk'umuntu nabanje kumubona numva mvuye mu mwuka ndatekereza nti uretse kwa Mana kutubera uyu mwana azakira ariko n'ubujura jerambira ngo azakira be muzima ntingusabye ikimenyetso byamye nijoro mbona ukuntu ari mukoza amasahani mbona ukuntu ari gukora utuntu haleluya numva ndishimye bimpa ibyiringiro bimanize n'imbaraga Imana yacu nihabwa icyubahiro amina gusa hari ikintu cyamabaje akanya katuwanye gato twari kuvuga byinshi ku bya Charlene ariko kubera ko akanya ari gato Imana nishimwe ko Charlene ari guhumeka kandi akakanya haleluya indwara yarwaraga ntazakirwaye amina Yesu yaramukijije ndetse birakomera hari n'ibindi birori hano biracyahari Satani yagendaga aguruka nk'igisiga kiva ku giti kijya ku kindi yego ari ku rugamba Kristo ararwana mama Charlene uri intwari amina n'abagore bake barwaza umwana kuri uyu mugore ari wenyine akaba muri urwo rugamba ni bakeya amina ariko wowe wahagaze nk'intwari ubintwarane intwari zananiwe haleluya uratwiyambaza Imana iradufasha mama aradufasha uyu mama Imana imuha umugisha mu gusenga tubaye hafi mama Shania nuko uyu muryango nawe isanzemo ndawukunda kandi ndawukunda pe amina urukundo nababonyemo kubana hafi Imana ibantera umugisha namwe mwese yego haleluya icyo mbashishikariza rero nta ntambara ziri wacu mwene Dawidi yaratsinze amina twagombaga kuririmba twagombaga guserebura nubwo nshaje nzi kubyina sibyo kuko hari impamvu inkoko yagendanaga na rusake nanone inkoko kazi kareba rusake ajya kwika kagira iki inkoko kazi irareba atari ko mwibariza ubundi kuri inshuti yanjye kuki ugiye kubika ukubita amababa atarega mbabyiyumvamo nanjye rero Kristo mwiyumvamo kuko imirimo n'ibitangaza akora mwiyumvamo Kristo tutaboneye mu nzoga Kristo tutaboneye hagahinda dufite yego ku birenge by'uwo mwami amarira wazanye ntabwo ariyo watahanye haleluya wari ubabaye uri kurira ku birenge bya Kristo ariko amaraso watahanye ubu uri muzima amina Imana yacu nishimwe Imana yacu nizazwe bene data urugendo rwo turarukomeje Charlene gusenga turabikomeje muze ibirori biracyahari ntabwo uzapfa ibintu kiri kubona ntabwo twakomerera iyo Mana ntabwo twabyemera
nkurikije amateka mfite ya Charlene n'ibyo wamukoreye ntabwo dushobora kwiyumanganya. Iyo Mana yongere guteramo izindi imbaraga urame uzabona ikindi kirori gisumba iki ngiki. Haleluya. Imana rero nishimwe. Ndabashimiye cyane nk'inshuti y'umuryango. Imana ibahe umugisha. Gahunda zacu ni ugusenga, Imana ikadutabara. Charlene haguruka nguhobere no kuri babarira kandi ubikore muhobere neza. Iyo foto neza kabisa. Abakunezeza nanjye niwo ndi bumwe nzaguhamagariza umurage n'umwuka wera nk'uko Eliya na Elisa agiye gusigira Yesu umwitero. Haleluya. Nanjye nzamusigira umwitero uzagira Elisaza uko Yesu akora. Yesu agusigira. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane kuvuga uyu mubyeyi. Ukomeze w'intwari abagukomokaho uzabasigira umurage wo kuba intwarane kuko intwari zo zarananiwe. Ntabwo uri umupfakazi ufite Yesu niwe mugabo wawe. Imana iguhe umugisha. Amen. Murakoze cyane. Ubu dusigaje umuntu umwe kumva umuntu umwe ubundi tugasoza. Bose muryanganire ntabwo ari ngiye kuvuga. Amahoro y'Imana nabe murimo. Amahoro y'Imana nabe murimo. Amahoro y'Imana nabe murimo. Uyu ni umunsi Imana yateguye, niyo mbanje gushimira kandi namwe ndabashimiye. Ikintu cyose Imana ikoze ujye ugiha agaciro, kwirirwa no kuramuka ujye ubiha agaciro kuko hari abirirwa ntibarare, hari n'abarara ntibaramuke. Muri uyu mwanya aya mafoto mubona wenda mutari bubashe kureba yose, ni amafoto nagiye fotoza Charlene, hari n'andi ari abitse. Twebwe tubizi kuruta uko mubizi. Aba mwabonye dusengana twabaye ku rugamba rwa Charlene imyaka hafi 4 igiye gushira. Ibintu byo gukora anniversaire nanjye ari igihe nibagirwa igihe navukiye, ni ibintu ntajya mbonera umwanya kandi ni ibintu byiza kwishimira umunsi w'amavuko. Ariko iyo bigeze ku itariki Charlene yavukiyeho, imbaraga zose nzishyiramo kuko ni umwana twagendaga dutegereza gupfa kwe uko bwije n'uko bukeye. Buri mwaka yinjiyemo uba ufite ibyawo. Charlene kuva yavutse ari umwana w'amateka ateye ubwoba, akurira mu mateka ateye ubwoba. Mu mwaka washize, iyo umwaka ubundi ushize mu kwa 11 no mu kwa 12 atangira gusezera. Akajya avuga ngo uzasezerere mama Shani umubwire ko mukunda, niyo magambo yakundaga kuvuga. Uzasezerere na Jado umubwire ko mukunda, uzambwirire na mama w'Inyanza na papa w'Inyanza ubabwire ngo ndabakunda, uzambwirire n'abavandimwe banjye ko mbakunda. Agasezera neza ukabibona. Ariko nkahita nibuka icyo navuganye n'Uwiteka ndi Kadeshi y'Ibaruneya ko yambwiye ko Charlene azabaho akarama. Kubona Charlene ahangaha wenda kuri video nzagenda nerekana amwe mu mafoto yo gupfa kwe n'amavideo n'amafoto nzabishyiramo kuri iki kiganiro mu birebe. Charlene yarapfuye inshuro nyinshi. Hari igihe ubundi ikibazo Charlene agira n'abantu bamuroga, wenda two kujya mu bintu byinshi kugira ngo mudataha mutekereza ibintu byinshi. N'abantu bamuroga bashaka kumwica, bagiye bamuroga ibintu bikomeye, bakamuroga ngo abe umusazi. Hari igihe yakuragamo imyenda yose, ariko nkagira Imana turi mu rugo turi kumwe, kandi uwo muntu umuroga akanamuhamagara akamubwira ngo Charlene ntago uziga, akabimwibwirira. Umwaka wajya gushira akamubwira ngo Charlene erega uribeshya ntago uzabaho, akabimubwira gutya kuko yabagaze ibyo yakoze. Ariko hari ibyo yakoraga, natwe hari ibyo twakoraga n'Imana yacu. Ndashimira Imana yafashe amateka yacu njye n'abana banjye 5 ikayafura. Twebwe amateka abantu batuziho nibyo burya bamenya bike, ibyo batuziho nibyo batazi.
Imana yafashe amateka yacu irayafura, njye na Charlene irayafura. Umva amateka yacu Imana yarayafuze. Harayo twafuze mu isabune isanzwe ya yindi bayita ngo ni ya gifura, hanyuma Imana ije irayunyuguza. Ndashimira Imana ifura amateka. Ubu impamvu turi aha ngaha ni amateka yacu yafuze. Charlene ni inshuro nyinshi nabwiye Imana ngo mweze umucyure yo gukomeza kubabara, kuko yarababaraga nkabibona, akababara nkabibona, ariko nabaga nagize intege nke kuko nari mbizi ko Charlene ntaho azajya. Charlene ajya gukora ikizami iki ngiki cyatambutse, yahuye n'ibintu bikomeye kandi ajya gukora ikizami atarize, aranatsinda yimukira mu wa 4. Ndashimira Imana ku bwa Charlene. Kandi ikindi ndashimira umuryango wanjye, ndashimira abavandimwe banjye mwababonye, ndashimira ababyeyi banjye mwababonye, ndashimira n'iyi groupe yitwa Indwanyi Enye mwababonye bari bahagaze hano, ndashimira inshuti zacu. Kandi uyu mwanya ni muto ariko nzakora ikiganiro kirambuye mbabwira impamvu yo kwizihiza igihe umuntu amaze. Ubundi iyo umuntu agiye gushimira Imana ngo maze imyaka iyi n'iyi, ugomba kwibaza ngo iyi myaka nayikoze mwiki, ugahita wishimira ibyo wakoze, hanyuma ugashimira n'Imana. Abantu mwicaye hano mwese ijambo nasorezaho mbabwira, ndashaka kubabwira ngo nimukunde Imana, nimukunde Imana. Nk'urubyiruko hano nabonye muri benshi, muzakunda Imana, muzakunda Imana. Imana niyo yatumye Charlene agera muri iki gihe arimo. Charlene ni inshuro nyinshi yapfaga kwa muganga tukamworosa, no kuri keke mwabibonye. Ni inshuro nyinshi twamukuragaho amaboko, ni inshuro nyinshi bari abana bavukana bafashaga ngo nitumuterure. Iyo yabaga adahari njye sinamushoboraga kumuterura, narazaga nkamworosa aho ari. Ariko ndashimira Imana, shimira Imana uko Charlene ameze. Hanyuma ikindi nshaka kubabwira, buri wese ajya abagarira bose yose nta uzi irizera n'irizarumba. Mubonye ukuntu yatumiye umuryango akabashimira kuko bamureze. Charlene nkimara kumubyara namubyaye ndi umukene, mubyarira mu nzara. Nkimubyara yanywaga amazi y'umugezi nkayamuha nanjye nkanywa amazi. Iyo twajyaga kurya naguraga akawunga irobo, kabaga turi babiri, hakoramo agakoma nkakoramo n'ubugari. Karagenda kamera nk'akana kagiye kurwara bwaki. Mpita nibuka ko iwacu ari i Nyanza haba amata, nibuka ko nabyawe n'ifura. Ndashimira ababyeyi banjye. Mama namushyiriye Charlene ari gatoya, nagira ngo amwondore atazandwariraho bwaki. Aragenda murera neza, n'uwa kabiri yaramureze. Twari turi mu buzima bubi. Kuba rero tugeze hano ntabwo ari amaboko yacu twenyine, hari andi maboko yagiye adushyigikira. Ndashimira bari hano ndetse n'abadahari bazadukurikirana muri iyi anniversaire ya Charlene. Uwo Charlene yababwiye ni papa we. Imana yamuhaye papa, Imana yamuhaye papa kuko afite mama. Burya nawe nimba nta bakuru bawe ufite, niwiringira Imana izaguha bakuru bawe. Niwiringira Imana nimba nta barumuna bawe ufite, Imana izaguha barumuna bawe. Nuyiringira nimba udafite abaturanyi beza, izaba ikintu cyose Imana ifite isimburangingo yacyo. Iyo yiringiye uri umupfakazi ikubera umugabo, iyo yiringiye uri imfubyi ikubera umubyeyi, iyo yiringiye uri umunyamaboko makeya ikubera imbaraga. Iyo yiringiye warazimye ikubera umuriro, iyo yiringiye udafite po na ruguru Imana ikugererayo. Umuntu wese ukwaje Imana ifite isimburangingo ya buri kintu cyose. Reka rero ndekera aha ngaha. Imana nibahe umugisha, kandi Imana nayo ubwayo nihabwe icyubahiro. Amen.
gutembera nabuze ikanzu nziza ko yambaye ikanzu nziza muri kubibona ndende y'abarokore kabisa. Hari ikanzu nziza cyane y'insirimu ndende yayindi bagurira muri ya masoko ahenze nimwe. Icya kabiri ni urukweto rurerure rwa rundi rw'abakobwa rwitwa guke hati uburikira mwase babyita shinga niko njya numva babivuga abakobwa. Usinikoroge ntunteshe umutwe. Ari no guhita ko ahantu ushaka tukaza shaka umwanya tukahatembera muri Kigali ariko sibyo abari muri Kigali kugira ngo nazavuga ibyo ntazashobora muri Kigali ugahitamo aho ushaka urahitamo iyihe mpano akaba ariyo nkugenera uyu munsi mu rwego rwo guserebura ikirori cyane. Niyo kado ya mbere nguhaye kandi ntuyifate nk'ikintu cyoroshye. Ni impano izatuma ugomba kuba ministre ukaba umuntu ukomeye. Njya mbona uvuga ngo zandika ibitabo. Ndashaka kuzagura igitabo cyawe. Hari igitabo numvise gikomeye cyitwa 4 Warriors. Kiriya gitabo uzacyandika 4 Warriors, wandika amateka yose uburyo byagenze bari abadamu bane simbazi, byandike mu cyongereza cyiza. Nzakigura nanjye. Ariko ndashaka kuhitemo gift imwe, niba ari gutembera niba ari kugira gute, ubwo niyo gift yanjye y'umunsi. N'umutima wanjye wose nashidikanya kandi nishimye. Ndahitamo kunyemera ikanzu nyinshi
cool ubwo rero igihe uzabishakira uzabitegure neza dusohoke kandi ubwo ni njye nawe gusa tuzemerera umuntu umwe gusa niyo bonus y'umuntu umwe ubwo uzabuhitamo tugende turuwa batatu so happy birthday reka nanjye mfata agafoto k'urwibutso mubere Charlene nkwifuriza gukura niko bavuze ngo nkurushaciro ariko bijya kubaho ngaho nkurusha imyaka hagati y'10 na 11 urumva kuracyaraka bebe wafotoye thank you nisho turashakaga ngo nyitahane ntabwo bayifashe reka badufashe nyuma ni mubanze mu mukomera amashyi mu kuri kandi musabira ibyo ngambirira gukorera Charlene ni byinshi ntabwo nabishyiramo hano ngo bikwirwemo yego iyi ni impano nguhaye ukomeze ubeho kandi Imana ikomeze ifure amateka yawe ikomeze yafure ajya ahora asa neza kandi nkwifurije gukomeza kurya ingoma nyinshi imyaka myinshi uzakure uzatera imbere uzubaha Imana wubahe n'abantu nk'uko ububaha kandi umugisha w'Imana uzakomeze ugutondagire nk'urume ndagukunda mwana wanjye I love you so much wajya wanashyizemo sheki kuriza indege mujye gutembera hanze nakwishyiriyemo sheki ngewe nabishyiriyemo sheki ajye kurotira ajye gutembera hanze yego kubera ko uri umuhizikazi nka Debora ubwo ni itike y'indege yego igihugu uzifuza mbese dufate n'agafoto dufashe inkoko izajya mukangura agiye gusenga yego dukomeze abana biga rero ndumva ntawe usigaye ntawe tugendanye ijambo ndabashimiye Imana ibaha umugisha kubwo kuza gufatanya natwe ndashimira umuryango wanjye ndashimira abana bigana na Charlene ndashimira inshuti zanjye dusengana ndashimira n'abandi batari hano mu Rwanda b'inshuti zacu kandi badushyigikira buri munsi kandi ndashimira na papa wa Charlene hari igihe muzamumenya babwiye yuko Imana yamuhaye papa nababwiye ko Imana ifite isimburangingo y'ikintu cyose wabuze Imana rero ndabasabira umugisha mwese kandi ndasabira umugisha Nikodemu waje kubana natwe muri uyu mwanya Imana nibaha umugisha hano hari umuntu uri kundeba nabi witwa Koko mureke mumbabare nubwo dutwatinze Koko uyu nguyu ibibazo byanjye na Charlene abizi cyane hari igihe twabaga turimo gushutinga filime Charlene akabagiye muri koma tugahita twikoca rero nazagira ijambo avuga Koko rwose kuko ngwino nguhaye umwanya turi gusoza nyine ntacyurire urabyemerewe hanyuma turahita dusoza rero natwe twarize ntabwo nanjye kubanzi n'abatanzi amazina yanjye bwite n'akimana Claudine ariko abenshi banzi ku izina kuko niryo zina nkunda gukoresha ahantu henshi ndetse no muri sinema nyarwanda uyu ni umuryango nagiriyeho umugisha cyane nk'uko yavuze ngo uriya ngo Imana yamuhaye se nanjye mbona uyu ari undi mubyeyi yamuhaye mwubaha nka mama wanjye uriya mufata nka murumuna wanjye ndetse n'abandi bose bari hano hari byinshi nababoneyeho urugero cyane ko no kumenyana nabo byangiriye umumaro ndetse binangeza kure hari aho navuye ari naho maze kugera biturutse ku nama Charlene yagiye angira njye ntabwo nabona icyo mvuga gusa murakoze rero nimureke dukomere Imana amashyi twishimira ndumva nta kindi ntabwo twayavuga ngo tuyamare ndabashimiye abashaka gutaha baragenda kuko bunije ariko n'abashaka gutarama
n'abashaka gutarama mureke tuze gutarama hanyuma tunabyinira Imana. Imana nibaha umugisha. Amen. Kandi tubahaye intashyo muzijyane iwanyu mu badutangirize mu izina rya Yesu. Amen. Tandukana noneho abataramyi dusigare dutarame abandi dukomeze. Reka twakire n'ubundi uwatubwiye ijambo ry'Imana aduhesha umugisha ubundi tutandukane abandi dutarame. Tugushimiye ibyiza byose waduteguriye kuri uyu munsi. Haleluya. Wari umunsi w'ibyishimo n'umunezero. Tuzirikanye ko hari benshi batawubonye ko wamaze gushyira iherezo ku buzima bwabo. Twebwe wategetse tubaho tugukuriye ubwatsi. Maso yacu yarebye ibyiza by'intoki waremye. Maso yacu yitegereje inshuti n'abavandimwe. Maso yacu yarebye ibirori. Turanezerewe cyane muri uyu mugoroba wa joro. Tukuragije ijoro tugiye kwinjiramo kugira ngo turindiremo. Mahoro yawe n'ubuntu bwawe bibane natwe. Kandi ukomeze uyu muryango. Cyane uyu mwana ukomeze kumurinda. Ukomeze kumwitaho. Kandi avenire ye uyubake neza. Bite byinshi wamuvuzeho. Nyagasani Imana uzabisohoze. Maso yacu abibone. Urakoze cyane. Gutandukana kwacu ni kubukwera. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.